Ibihe byiza cyane kuri dukurikiye. Hari igihe umuntu arwara igifu kikamuzengereza, ugahora ushakisha imiti yose kugira ngo urebe ko wakira uburwayi bw'igifu, ariko ukaba utarabona igisubizo, kubera ko buriya kugira ngo umenye uburyo ugomba kwivuza igifu, ni uko uba ugomba kubanza kumenya ese ubwoko bw'indwara y'igifu urwaye ni ubuhe. Muri iki kiganiro tugiye kuganira turebere hamwe ubwoko bw'indwara zishobora gufata igifu, hanyuma tuze no kwibanda ku ndwara nyine muri izo ndwara, imwe muri izo ndwara yo kuba igifu cyacika ibisebe, hahandi uribwa mu nda cyane, ukumva nyine uraribwa hagana hejuru mu gice cyo hejuru y'inda, ukumva harimo harakurya cyane, wagira ikintu urya gikomeye ukaribwa cyane, warya ibiryo bimwe na bimwe ukumva mu gifu harimo harakurya cyane, ukumva umuriro urimo nk'uwaka mu nda, kumva mu nda hahora haka umuriro, kubera yuko nyine igifu cyamaze kugenda gicika ibisebe. Ururenda rugomba kuba rurimo rurinda igifu ntabwo rukirimo, ntirugihagije, ruratuma mu gifu hacikamo ibisebe, mu nkuta z'igifu hagacikamo ibisebe, bityo ugahorana ubwo bubabare, bikagutera kunanuka, ugahora uhangayitse, ugahora uri umuntu nyine ufite stress zituruka no kuri icyo gifu, ugasanga byarakuzengereje. Muri iki kiganiro reka tubirebere hamwe, hanyuma tuze no kugenda tuvuga uburyo ushobora kwitwara ukirinda iki gifu, ndetse nawe wakirwaye turakurangira umuti ushobora kwifashisha ukaba wagufasha ukakuvura kandi neza mu buryo buri naturel. Ngiye tugiye kubana nk'ibisanzwe, ndi Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka ukore like nyuma yo kureba video, wandike igitekerezo cyawe muri comment, iyo tubibonye turagusubiza tukagenda twungurana ibitekerezo, ukibuka no gusharinga video ku bandi bantu nabo bakabasha kugenda babona ibyo tugenda tuvuga. Mbonereho no guha ikaze umuntu ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Twanyuze ibiganiro bitandukanye ariko byibanda cyane ku buzima, uburyo ukwiye kwiyitaho ubwawe, aho tukurangira imiti ikomoka ku bimera ushobora gukoresha wibereye iwawe mu rugo, ukibera muganga ukivura indwara zitandukanye, cyangwa se ugafasha mugenzi wawe ufite ikibazo cy'uburwayi kubera ko imiti uyizi. Ikindi kandi ni uko dutanga inama ku mirire ndetse n'iminywere. Nk'uko twatubivuze, ushobora kurya ibyo kurya cyangwa se ukanywa, ariko ugasanga bigize uruhare mu kugutera indwara zitandukanye, harimo no kuba n'igifu cyawe cyakwangirika kubera ko wariye cyangwa se ukanywa. Tukugira inama rero ku mirire n'iminywere, ibyo urya n'ibyunywa bikakubera umuti, aho kugira ngo urye unywe hanyuma bize kukwangiza. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo mu biganiro byacu tugenda tukugezaho ujye ubasha kubibona mu bantu ba mbere. Ikaze. Ubundi mu busanzwe indwara zifata igifu zirimo amoko atandukanye. Muri ubwo bwoko twavuga nk'igifu bakunze kwita gastritis. Iki ni igifu kirangwa nuko ururenda rurinda igifu ruba rwaratangiye kwangirika, hanyuma igifu kigatangira kubyimba ndetse no kuba umuntu yatangira kugenda yumva uburibwe bukomoka muri kuba nyine urwo rurenda rurinda igifu rwaramaze kwangirika cyangwa se rugenda rugabanuka. Ubundi bwoko bw'indwara zifata igifu ni igifu gicika ibisebe, igifu kizaho ibisebe aricyo bakunze kwita ulcer. Iki gifu rero nacyo ni igihe uba usanga ibisebe byaragiye biboneka, byaragiye biza bigafata mu nkuta z'igifu mw'imbere nyine, aho igifu gitangira kugenda gicika ibisebe, cyangwa se ugasanga mu gice cy'amara matoya naho hagiye hababuka hakagenda hacika ibisebe. Akenshi rero usanga byaragiye biterwa no kuba hari udukoko tumwe na tumwe, cyane utuzwi nka Helicobacter pylori. Izo bagiteri rero nizo zishobora kwangiza igifu zikagenda zituma gicika ibisebe, ubwazo zikidondadonda zigacaho ibisebe, bityo umuntu akaba yahura n'icyo kibazo cy'icyo gifu. Hari ikindi gifu nanone kiza, aho usanga aside yo mu gifu igaruka mu muhogo, hahandi umuntu yumva umuriro waka mu gatuza, kumva uragira ibintu bizamuka bimeze nk'ibiri gutwika mu muhogo, aribyo bakunda kwita ikirungurira. Icyo nacyo ni ubundi bwoko bw'igifu. Hakaba ikindi gifu cyitwa stomach infection. Ni igifu uba usanga nyine bagiteri cyangwa se virusi zinjiye mu mubiri, mu gifu cyane cyane, bigateza ubwo burwayi. Hari n'ikindi gifu gifatwa na kanseri, yo bita stomach
kansa. Icyo gifu rero akenshi nubwo bidakunze kubaho cyane, ariko hari ubwo nyine igifu gifatwa na kanseri, ubwo nabwo ni ubundi burwayi. Reka rero twivugire cyane kuri iki gifu gifatwa no kuba ibisebe bizamo bitewe n'uko turiya dukoko tuza tukarumagura, hanyuma ugasanga igifu gicitse ibisebe, hahandi nyine umuntu aba yumva amerewe nabi. Iki gifu kijya gikunda kuzahaza abantu, aho usanga umuntu hari ibyo kurya atarya, aho usanga umuntu ahorana ikibazo, ugasanga umuntu yarananutse, ugasanga umuntu afite ikibazo nyine kimuhangayikishije. Kubera ko icyo gifu usanga umuntu ukirwaye nta mahoro akunda kubona kenshi, kubera ko uhorana ububabare. Iki gifu rero ni igihe nyine ibisebe biba byaje bikaba byinshi mu gifu, hanyuma bikaba byatewe n'uko rwa rurenda rurinda igifu rwangiritse, hanyuma aside yo mu gifu ikagenda yangiza izo nkuta, na twa dukoko tukagenda twangiza, kubera ko iyo twiyongereye natwo dushobora gutuma igifu gicika ibisebe. Hari impamvu rero zishobora gutuma urwara icyo gifu, ari nazo ngira ngo nkubwire, hanyuma nawe utangire gufata ingamba guhera ubu kugira ngo wirinde kuba icyo gifu cyakuzahaza. Impamvu ya mbere ikunze kugaragara cyane cyangwa se gutera iyi mpamvu yo kugira igifu kirwara ibisebe ni ugukoresha imiti imwe n'imwe ariko igabanya uburibwe, nk'imiti nka za ibuprofene, za diclofenac ndetse na aspirine. Iyi miti ishobora gukoreshwa igihe kirekire. Mu gihe waba uyikoresheje igihe kirekire ukaba wagira ikibazo cyo kurwara ibi bisebe byo mu gifu. Indi mpamvu ni ukunywa itabi. Bitewe na nikotine, itabi rishobora kugenda rikangiza, rikaba ryakwangiza ubwirinzi bw'igifu. Gerageza niba ujya unywa itabi umenye yuko n'iki kibazo cy'igifu ugomba guhura nacyo uko byagenda kose. Ikindi ni ukunywa inzoga nyinshi. Buriya inzoga nyinshi zishobora kubabaza igifu ndetse no kucyangiza, uba ukwiye kuzirinda cyangwa se ukazigabanya, ntube wanywa inzoga nyinshi. Ikindi ni stress. Buriya stress ishobora kuba yagira uruhare mu kuba yatera igifu, nubwo atari yo yonyine yatera iki gifu, ariko bishobora gutuma ibimenyetso by'icyo gifu birushaho kwiyongera cyane. Hari abantu benshi uba usanga nk'igihe agize nk'ikibazo cyo kurakara cyangwa se ahuye n'akantu gatumye aba stress ukuntu, ukajya ukumva ibimenyetso byose birahagurutse bya cya gifu, ukumva birahagurutse. Stress nayo buri ishobora kuba intandaro yo kuba warwara icyo gifu gicika ibisebe. Hari ibimenyetso rero bikubwira ko urwaye igifu. Buriya iyo ubabara mu nda yo hejuru, cyane cyane mu gice cyo hejuru nyine, kumva urababara, kumva harimo ikintu kimeze nk'ubushyuhe, kumva harimo harashya, rimwe na rimwe ukumva mu muhogo harazamuka ibintu bishyushye aribyo bita ikirungurira. Icyo ni ikimenyetso cy'igifu. Ikindi ni uko wumva mu gifu nyine hari guhoramo umuriro usa nk'aho uri gutwika, ukagira isesemi, hakabaho ubwo wumva uri kubyimba mu nda, rimwe na rimwe ukumva mu nda habyimbye hakazamo ibyuka, kandi atari uko wenda ari n'inzoka urwaye. Rimwe na rimwe ugatangira kubura apeti, ukajya urobanura ibyo kurya, rimwe na rimwe hakabaho mwo n'ibyo uriye bikakumerera nabi mu gifu, ugatangira kubura apeti igabanuka. Rimwe na rimwe ugatangira kubona uri gutakaza ibiro, ukananuka cyane birenze uko wari umeze mbere. Mu gihe rero byakomeye ni nabwo utangira kujya uruka, waruka rimwe na rimwe ukaruka amaraso, mu gihe bya bisebe byaba byaramaze kuba bikomeye cyane mu gifu, cyangwa se ukatangira kubona wituma amaraso. Mu gihe urimo wituma ukabona amaraso arazana n'umwanda. Ibyo ni ibimenyetso by'ibanze bishobora kukwereka ko urwaye igifu, cyane cyane igifu cyacitse ibisebe. Hari uburyo rero wakwirinda iyi ndwara y'igifu. Icya mbere ni uko ukwiye kujya ukaraba intoki mbere y'uko ujya kurya, kugira ngo wirinde kuba hari udukoko dushobora kukwinjirira twaba twajya mu gifu tukakwangiza. Ikindi ni ukwirinda gukoresha imiti igabanya ububabare ukayikoresha igihe kirekire. Hari igihe uba ufite ikibazo cy'uburwayi bisaba guhora unywa iyo miti, icyo gihe rero ugomba no kumenya ko igifu kigomba kugufata. Irinde kunywa itabi, urigabanye, bibaye byiza wanarireka burundu. Gabanya inzoga unywa kugira ngo wirinde icyo gifu, ndetse ujye urya amafunguro ariho intungamubiri zitandukanye, imboga, imbuto,
kandi ukirinda kurya ibyo kurya bifite uburyo bishobora kukwangiriza igifu, nk'ibiryo bikomeye cyane inshuro nyinshi bishobora kugira uburyo bishobora kwangiza igifu bikakinaniza. Ikindi kandi ukwiye kujya wipimisha hakiri kare, nicyo cy'ingenzi cyane mu gihe wumva ufite ibimenyetso. Hari uburyo rero ushobora kujya utegura amashu, ugafata amashu mabisi, hanyuma ayo mashu mabisi ukayafata nk'igisate cy'urushu rumwe, hanyuma ugafata karoti nk'eshatu, warangiza ugafata blender iriya mashini itegura umutobe uturutse mu mbuto zitandukanye, hanyuma ukabishyira muri blender ikaguhereza iyo potage cyangwa se uwo mutobe uturutse muri karoti ndetse n'amashu. Hanyuma ukajya unywaho akarahure gatoya kamwe ku munsi, hanyuma ukabikora mu minsi 30, bishobora kugufasha igifu cyawe cyari cyaramaze kwangirika kikaba cyakongera kugenda kigaruka kandi ukamera neza cyane. Bitewe nuko rero amashu afite vitamine C ndetse akagiramo fibre, akagira antioxidant nziza, hari ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko umutobe w'amashu ushobora gufasha mu gufasha kugarura ururenda rw'igifu rukisubiranya, ndetse ukaba wanagabanya ibintu byo kubyimba byo mu gifu. Karoti nayo ifite beta carotene, ni ikinyabutabire cyiza, ikagira vitamine A ndetse na vitamine ndetse na antioxidant nziza. Ibi rero bifasha nabyo kurinda uturemangingo tw'umubiri harimo n'utwo mu gifu. Uwo muti rero uwukoresheje wagufasha cyane ukagenda urushaho kumera neza, kubera ko igifu cyamaze gucika ibisebe. Wabikora mu gihe cy'ukwezi, iminsi 30, warangiza ukajya kwisuzumisha ukareba uko byagenze, kandi ndabizi ko ushobora kubona igisubizo, kuko hari benshi nagiye mfasha bari bafite ikibazo cy'igifu kimeze gutya, bakaba badangiye kugenda babona impinduka, kandi biba ari iby'ingenzi cyane. Igifu gicika ibisebe rero ni indwara ishobora kuvurwa kandi ikirindwa mu gihe ubimenye hakiri kare. Iyo umuntu amenye ibimenyetso hakiri kare, bishobora kwitabwaho kandi umuntu akaba yanakira neza. Kunywa ikirahure kimwe rero cy'uwo mutobe w'amashu ndetse na karoti byagufasha kandi ugatangira kuba wamera neza cyane. Nshuti yanjye, we wabanye natwe muri iki kiganiro, kora like nyuma yo kukireba, wandike igitekerezo cyawe muri comment. Niba hari icyo utumvise neza, ufite ikibazo cyangwa inyunganizi, nomero yanjye iri description, wanyandikira ukambwira uko bimeze, hanyuma nawe nkagufasha, hanyuma tukagenda twungurana n'ibitekerezo. Ikindi ni ukuyisharinga ku bandi, ugakora subscribe niba ari bwo ubonye ikiganiro cyacu ari ubwa mbere, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bishya. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.